Hello, nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Image, nizere yuko mumeze neza. Icyumweru cyanyu nizere ko kimeze neza kandi ko mwitegura kwinjira muri weekend neza. Niba utarakora subscribe hano kuri YouTube channel yacu The Image, urimo uracikanwa wakora subscribe. Igihe muvugana ni Faustine Ingabire. Nizere ko rwose wamaze gukora subscribe. Kano kanya rero tugiye kugana kuri topic ireba abamama n'abakobwa gusa, ko tugiye kuganira ku buryo umuntu yakwirinda impumuro mbi mu gitsina cye. Buriya imyanya y'ibanga y'umuntu ni ikintu gikomeye, ni ahantu hakunze hari delicate, niko navuga, kubera yuko ni ahantu hasaba kwitwararika. Ikintu cya mbere rero ukwiriye gukora kandi gikomeye, ukwiriye kujya witwararika igihe cyose, ni ukwitawaza cyangwa se kwiyoza n'amazi igihe cyose ugiye muri tuwarete. Rimwe na rimwe wasanga utakoze ibikomeye, utitumye, ikinyarwanda cyiza, utabashije kwituma, wihagaritse gusa ugasanga urumva nta kibazo kirimo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, kubera yuko igihe cyose ziriya nkari turadukari dukeya cyane dusigara tw'udutonyanga, iyo utatwogeje cyangwa se wenda ngo uduhanagure, nimba uri ahantu udashobora kwakisesinga amazi, byibura akoresha papier hygienique uduhanagure. Ariko ubundi icyiza ni ugukoresha amazi. Turadukari iyo urabizi hari n'ahantu hahora hapfundikiye, ni ahantu hadaca umuyaga uko hiboneye. Akaba ariyo mpamvu rero uko birekaho bikamaraho umwanya, bihura na bwa bushyuhe buri guterwa n'uko hapfukiranye, bikabyara amabakiteri. Ayo mabakiteri rero agatuma hahumura nabi, cyangwa se ukaba waviramo no kurwara infection. Ikindi kijyanye n'icyo ngicyo ni ukwihanagura igihe cyose utabasha gukoresha amazi. Icya kabiri ni ukuba uri mu mihango, hanyuma ntuhindure kotegisi kenshi gashoboka. Buriya imihango n'ubusanzwe ni amaraso asohoka adafite impumuro y'amaraso, ahubwo asohoka afite oderi yayo yihariye. Sinzi nimba mubizi, hari impumuro yayo cyangwa umunuko wayo aba yihariye. Reka ne gukomeza kubigoragoza kugira ngo tumva ko biba bifite impumuro nziza. Umunuko ufite ukuntu ukwawo bwite. Iyo rero bimaze umwanya, amasaha arenga 3, 4 gutyo, gushyira muri 5, kandi ariko hazi ibishyashya byivanga n'ibishaje, hazi ibishyashya byivanga n'ibishaje, bikomeza gutera impumuro mbi. Rero iyo uyihinduye, igihe cyose uyihinduye, ugomba kugira gute, kubanza kwiyoza kugira ngo bya bindi bishaje biveho. Ni ibintu byoroshye, ni ukwicara muri tuwarete ukoga n'amazi gusa. Ikindi cya gatatu ni ukuba umuntu yiyoza amasabune. Amasabune nubwo mwumva ngo ahumura neza, ibyo bakubwira ibyo ari byo byose ngo bifasha ngo guhumura neza, ngo kubera ko nabyo bihumura neza cyangwa kuko ari imiti, ubyirinde cyane, ubigendere kure, kubera yuko byo byivanze na wa muhumuro w'amamyukasi cyangwa w'amatembabuzi ava mu gitsina, nayo azana umunuko wayo ukwayo, noneho akivanga na ya mpumuro, bibyara bakiteri, bigatuma nyine ugira ibibazo bya infection no kunuka nabi mu gitsina. Ikindi, amasabune yumisha mu gitsina. Uzamare gukaraba intoki, ntiwisiga amavuta, hanyuma uhindukire urebe hashize umwanya nk'iminota 10 hamaze kumuka neza, urebe ukuntu haba habaye umwera. Ni ukuvuga ko isabune ikuraho icyitwa amavuta cyose n'icyitwa ibyoroshye byose bituma ahantu horoha. Bituma rero isabune ituma humegirana, ni ukuvuga ngo ikuraho bakiteri mbi n'inziza byose, ikabikleaninga, bikaba byatuma ubudahangarwa bwawe bwa hariya buba bukeya, bigatuma ugira infection urinaire cyangwa infection vaginale. Uvuga ngo indwara ziterwa n'umwanda za hariya hantu mu gitsina cyawe. Ikindi kintu wakora ni ukogosha imisatsi yo ku gitsina. Ijambo ryiza ry'ikinyarwanda ndibaza bidateye isoni cyane, bayita insya. Iriya misatsi uko irushaho kuba myinshi, niko irushaho gufavoriza imyanda. Ni ukuvuga ngo ushobora koga neza kwa kundi twabivuze, ndetse ukirinda n'amasabune, ukanoga neza cyane, ariko kubera yuko amazi atinjira hariya ngo agere ku mubiri neza, ugasanga imyanda yagiye ku mubiri ntago ibasha kuvaho neza.
uzahura nabyo kenshi iyo utayikuyeho ngo ishireho, cyane ko binagoye nyine iyo insya ari nyinshi. Iyo utayikuyeho ngo ishireho ihura na bwa bushyuhe bikagutera kwishimagura. Hari ikindi wakora ni ukwitawaza amazi ashyushye kenshi kandi arimo umunyu, kubera ko nta sabune uba uri bukoresha kenshi, umwanda ukurwaho n'isabune. Icyo gihe amazi y'akazuyazi aragufasha. Rero ugiye ufata amazi ashyushye cyangwa y'akazuyazi, apana gushyuha cyane, amazi y'akazuyazi ugashyiramo akadimu gake cyane, ugashyiramo akunyu kenshi, birafasha, bituma umwanda wose uvaho vuba kandi bikica na za bagiteri mbi. Ikindi wakora ni igihe ufite umwanya, cyane cyane nk'abantu bafite amabenyuwari mu madushe yabo, benyuwari ni ukuvuga bya bibase abantu bicaramo bari koga, wagifata ugashyiramo amazi y'akazuyazi ukayicaramo umwanya, cyangwa ibase nini uba uyifite ukayicaramo umwanya, nabyo bituma bikururana ya myanda. Iyo amazi arimo n'akunya ariko bikururana ya myanda y'imbere. Ikindi ni ukwambara ikariso za koto. Amakariso akozwe mu ipamba rya orijinali cyangwa koto ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko niro cyangwa n'ubundi bwoko bw'ubudodo bukoze amakariso bikurura ubushyuhe, bigatera kubira icyuya, noneho bigatuma hantu habira icyuya, cya cyuya kigahita, kuko ari ahantu hapfundikiye nk'uko twabivuze, bihita bigumana bwa bushyuhe bw'akazuyazi, bigatuma bibyara bagiteri, ukanuka nabi, kubera bwa bushyuhe bwivanze na twa dukari duke tuba twaje, na ya mamyuka asaba yaje, byose byakwivanga bikabyara umwuka mubi. So rero ibi bintu nubyitaho uko ndi kubikubwira rwose uzabona impinduka mu gihe kitarengeje iminsi 3. Kandi ntihazagire umuntu ukubeshya ngo impumuro mbi yo mu gitsina ni ikintu gihoraho. Oya, ntabwo ari ikintu kiri permanent cyangwa kidakira, kiri chronic. Ikindi ni ukwitawaza igihe cyose umaze gukora imibonano mpuzabitsina. Igihe cyose umaze gukora imibonano mpuzabitsina, nk'umugore urabizi ko hari ibyinjira, amasohoro iyo amaze kwinjira nayo akagenda akivanga rwa rurenda rwawe, cyangwa se ya mavangingo yawe, ya matembabuzi yawe, iyo byivanze usanga edayeri n'amavangingo hari ibyaba arimo, iyo byivanze byose bitera umujagararo, niko navuga, bigateza umwanda kandi mu gihe gitoya bigatuma hahumura nabi cyane. Niyo mpamvu igihe cyose umaze gukora imibonano mpuzabitsina ugomba guhita ujya muri dushe ugakaraba. Niba uri ahantu udashobora gukaraba, cyangwa se niba wenda wumva udashobora gukaraba umubiri wose, cyane ko umubiri wose navuga ngo uba wakoresheje imbaraga, wakoresha amazi yo kwitawaza gusa, ariko ukitawaza neza, umwanda wose wo hagati y'amaguru no mu mayasha hose ukahoza neza, atari ukoza mu gitsina gusa, ahubwo ukoza mu mayasha. Ikindi ni ukwirinda koza mu gitsina mo imbere cyane, kuko hariya hagira icyo bita autoclean, haritunganya aho ubwaho, hazi uburyo bwo kurwanya imyanda. So rero ni ngombwa cyane yuko ugomba kugira isuku, yego, ariko ukirinda kwikuba cyane mo imbere kugira ngo utanikomeretse dayeri. Ikindi ni ukwambara amakariso abasha kukwambika neza. Iyo wambaye amakariso agufashe cyane, bitera ko ikariso igukata ku mubiri hagati mu mayasha, bitera kubabuka hagati y'amaguru, nabyo bikaba byagutera kuba uncomfortable. So rero biragusaba yuko wambara ikariso ikurekuye ya koto, igukwiriye neza. Ikindi mu by'unywa n'ibyo urya, ugomba kwibanda ku bintu birimo probiotics, kubera ko probiotics ari navuga ngo ni bagiteri nayo nziza, ifasha kurwanya bagiteri mbi, So rero probiotics wayibona mu bintu bijyanye na yawurute, amata y'ikivuguto, cyane cyane niho hakunze kuboneka probiotics. Hari n'ibinini byayo, ndetse rimwe na rimwe uzumva abantu bavuga ko ikivuguto umuntu ashobora kugikoresha yivura infection.
ntabwo ariko ibyo ngibyo mbizi neza ariko numva babivuga, ntabwo ndabikora jyewe gukoresha ikivuguto nivura infection, cyane ko njyewe kuva natangira kunywa amatizane maze imyaka nashobora no kukubwira njyewe ntarwara infection nyinshi pe. Nako akunda abantu bavuga ngo abantu bakoresha sterile ngo bahorana infection, ntayo ngira kandi niyo nkoresha. Nako akunda abantu bavuga ngo abantu batwite ngo bagira infection, ntawe nyarwara infection ntwite. Ya urumva maze hafi imyaka 9 ko mperuka kurwara infection mbere y'umwana wanjye wa gatatu kandi afite imyaka 9. So rero ntabwo nakubwira ngo ni ryari mperuka kuyirwara, ariko nzi ko ntwite uwo mwana sinigeze ndwara infection, nyuma aho nta infection njya ndwara. Avuga infection muri iriya myanya nta infection mperuka kurwara. Ikindi kandi gikomeye ndetse kuruta n'ibyo byose ni ukunywa amazi. Amazi asohora imyanda, amazi yoza uruhago, amazi yoza inzira. Muzarebe inkari ni umwanda, sibyo? Ni umwanda usohoka mu muntu. Amazirantoki cyangwa amabyi ni umwanda usohoka mu muntu. Noneho ukoga inyuma buri munsi ukumva ko imbere utagomba kuhoza, uba umeze nk'umuntu uri koza igikombe inyuma, imbere cyuzuye umwanda. So rero uba ugomba kunywa amazi menshi. Amazi ni umuti, amazi ni ikintu gikomeye cyane. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya kuko amazi nicyo kintu cyandwaje infection. Hari ibintu byakundaga kujya bimbaho ufite nka karanse y'amazi, nkumva hano mu ruhago harambabaje, nkumva kugenda birananiye, ngahaguruka bikanga, nkicaye aho ngaho nkahita afata amazi ashyushye nkakandiramo indimu nimba nyifite, nimba ntayifite nkayanywa gutyo, nkahita nywa litiro 2 aho ngaho nicaye. Ubwa mbere ngenda nikurura buhoro nunamye, ntabasha kunamuka, ngiye kwihagarika, nihagarika 3 nkaba ndakize. Amazi rero ni umuti. Ubimenye ko amazi ari umuti w'indwara iyo ari yo yose. Jesi ushobora kurwara ya infection, cyane najyaga ndwara ya infection yo kwihagarika, wajya kurangiza kwihagarika ukaribwa mu nda cyane. Icyo gihe bigatuma unashaka kujya kuri toilette buri kanya utonyanza. Ibyo nta kindi kintu ngiye cyabinkizaga, ni amazi. None nanabyibagiwe. Ufite ndwaye infection akumva ari skandale kuko ntabwo mbizi ukuntu barwara infection, narabyibagiwe. Ariko amazi ni umuti w'ibintu byinshi. 80% w'indwara nyinshi ushobora gusanga zivurwa n'amazi. Ikindi ni ukwirinda imiti ihumuza mu gitsina. Iriya miti sinzi nimba wari wabyumva kuri perfume zimwe na zimwe. Hari perfume witera yajya kugushiraho ugahumura nabi. Sinzi nimba mubizi, hari perfume zimeze gutya. Mwirinde ibintu byose bihumuza mu gitsina. Byari byo byose mu gitsina hagira odeur yayo naturelle. Nta mpamvu yo kugira ngo wongere odeur iri artificielle kandi nayo idahumura nk'umubiri, ahubwo ihumura nk'ikindi kintu. Ibyo nabyo bitera guhumura nabi mu gitsina iyo bimaze umwanya, kubera bwa bushyuhe, kubera kwa kundi hahariye ahantu haba hapfundikiye. Mwirinde cyane rero. Ikindi nakubwira ni ukwirinda ibintu bishobora gutera n'ubundi n'ahandi hantu hasanzwe impumuro mbi. Inzoga zitera impumuro mbi mu kanwa, zigatera impumuro mbi mu nkari wihagarika. Hanyuma rero izo nkari wihagaritse aho zanyuze utekereza ko hari kunuka gute. Niyo mpamvu inzoga zitera impumuro mbi. Nuba wagize ikibazo cya infection cyangwa cy'impumuro mbi mu gitsina, uzaba uhagaritse inzoga hanyuma unywa amazi ahagije, uzahita ubona itandukaniro ko wabaye cleaned. Ahantu hawe hanyura amazi habaye cleaned, habaye hakeye, hanoze, havuye umwanda. Ikindi gitera impumuro mbi, ariko ataruvuga ngo cyo ubwacyo gitera impumuro mbi, ariko kigira ingaruka kigatuma muri sex hahumura nabi cyangwa mu gitsina cyawe hagira impumuro mbi, hanuka, ni tungurusumu. Tungurusumu nyinshi zituma mu gitsina hahumura nabi. Nubwo tungurusumu ari umuti ukomeye wa infection, ariko umenye ko tungurusumu ihumuza mu gitsina nabi. Ubwo rero ushobora kuyivurisha uri kuvura infection,
ariko nyuma yaho ukaba uhagaritse kuyikoresha igihe uzi kugira icyo kibazo cyo guhumura nabi mu gitsina. Ikindi ni ukwirinda amazi mabi, gukoresha amazi mabi. Iyo mvuze gukoresha amazi mabi mba mvuze amazi y'imvura, amazi utizeye, kuko nk'amazi y'imvura uko agenda amara iminsi agenda azamo udusimba. Utwo dusimba rero ushobora kwitawaza amazi y'imvura, utwo dusimba tukajya mu mubiri wawe. Ikindi amazi y'imvura arabora, sinzi nimba mubizi, kuko nta miti iba irimo, aba ari amazi y'umwimerere. Niyo mpamvu rero keretse ari amazi y'ako kanya, ariko amazi arengeje amasaha 12 si byiza kuyitawaza, kubera yuko aba yatangiye kuzamo, aba yatangiye gupfa, cyane ko aba abitse mu kintu gihagaze, ku buryo ni ukuvuga ngo amazi atabuja. Buriya amazi atemba ntabwo apfa gupfa, ariko amazi adatemba arapfa. Noneho rero nta miti na mike irimo, imiti poroteje amazi, sinzi wenda ibyo bashyira mu mazi ya robine, ariko ntuzitawaza amazi y'imvura arengeje amasaha 12, ntabwo ari. Ndagushimye cyane rero, niba hari icyifuzo ufite wakitubwira muri comment section, nyuma warangiza ugaha video yacu gakumwe kareba hejuru thumbs up. Komeza uryoherwe rero, wari kumwe nanjye Faustine, bye mbashimiye, bye bye.